nuwo gukorera, umwana kandi nuwo kubahwa, nibyo umwana ni umutware. Burya kandi igiti kigororwa kikiri gito, kandi akabando kazagufasha mu zabukuru gacibwa kare kakabikwa kure. Iyi niyo mpamvu gutegura umunyarwanda muzima w'ejo hazaza bikwiye gutegurwa hakiri kare, kugira ngo ejo tuzagira abanyagihugu beza. Ubwo abana baje batugana bava ku mashuri, ibi biruhuko bitubera umwanya wo kubarinda icyabahungabanya, tugira umwanya wo kuganira nabo, tubarinda inzoga n'itabi, ubusambanyi n'ibindi bintu by'ingeso mbi. Abana bose bari mu mashuri hirya no hino baratangira kuza mu biruhuko. Igihe cyose abana bagomba kwirinda ibigare, kwirinda kwishora mu ngeso mbi, kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubusinzi n'ibindi bikorwa bibi byo kwiyandarika bagatesha agaciro. Abanyeshuri iyo unyweye ibiyobyabwenge birakwangiriza mu masomo yawe, bikaba byatuma utabasha no gukurikirana amasomo, akenshi na kenshi bikaba byanavamo no guta amashuri. Mwana w'urubyiruko nk'inzoga se nkumva muri iyi viziyo ko nyine na ejo heza afite. Kuri mwe mufite inzu z'imyidagaduro, mukwiye gutandukanya umwana n'umukuru, maze mukamenya ko umwana utarageza imyaka 18 adakwiye kwinjira na gato mu tubari, utubyiniro ndetse n'ahandi. Igihe cyose mugomba kujya mubaza ibyangombwa kugira ngo mubashe kumenya niba uwo mugiye guha ikinyobwa kirimo ibisindisha ko yujuje imyaka y'ubukure, kugira ngo mutazisanga muhaye abana ibinyobwa bisindisha. Inzoga ntabwo ari iz'abato, ariko n'abakuru bagomba kunywa mu rugero. Tunywa wese. Bana beza, mukwiye kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubusinzi, kuko inzoga zibagabanyiriza ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo. Ibyo ukora uyu munsi nibyo bizagena ejo hazaza hawe heza. Irinde rero kwiyandarika, kuko atari umuco wacu, kandi ibuka ko iri koranabuhanga rihari uyu munsi ribika byinshi. Nyabuna ejo utazisanga hari amwe mu majwi n'amafoto yawe abitswe n'izi mbuga nkoranyambaga. Rero ubungabunge n'abawe, maze uzagira imbere heza. Inama nagira abanyeshuri nyine nabagira inama nyine zo kuzitwara neza, ntibafate ibiyobyabwenge ko harimo ingaruka nyinshi mbi. Nabagira inama rero nyine kubyirinda, ndetse naho bumvisha abanyeshuri bamwe na bamwe babifashe bakabagira inama yo kubivamo, ko nyine bigira ingaruka mbi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abanyeshuri muri mu biruhuko, mukwiye kandi kwirinda ibigare bishobora kubashora mu bidakorwa. Urubyiruko rwinshi rukunda kwiganana, ariko ibigare si byiza, kuko akenshi abana bashukana. Muzirinde bene ibyo. Nibyo umubyeyi agomba kuba uwa mbere mu gufata imyanzuro ku bana, cyane cyane ko umubyeyi niwe ugomba kumenya ibibazo umwana afite, ntabwo ari polisi. Umubyeyi niwe ugomba kumenya umuryango uko ugomba kwifata, mbese akarera neza, cyane ko abarerera igihugu. Ababyeyi bagomba gutegura gahunda zifasha abana kugira uturimo bakora, gusubiramo amasomo no gukurikirana ibiganiro nk'ibyo. Wenda usanga n'umubyeyi bamwe afite amaradiyo, ikiganiro cye cyose kibigisha, kibungura ubumenyi cyangwa cyubaka umusingi w'ubuzima bwabo bw'ejo hazaza, nicyo kiba kigenderewe. Kuruhuka kwiza ni ukuruhuka umubiri ukora, ntabwo ari ukuruhuka umubiri uryamye udakora. Umwana no guhugira mu bintu bimwubakira n'ubuzima bwe bw'ejo hazaza, niko kurinda umwana, kandi bitangirira ku mubyeyi. Twebwe nka polisi burya tuzamo nyuma kubikurikirana, ariko burya umubyeyi niwe ufite inshingano z'ibanze zo kurinda umwana ibimuhungabanyiriza umutekano, ibimwangiriza ubwonko, n'ibimurarura cyangwa ibimushora mu ngeso mbi. Umwana ni umutware, tumutware neza, tumutwaze ubu buzima, maze tumuyobore agere ku nzozi ze atangiritse.